Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Iyi mukurikiye ni TV Icyogajuru, Icyogajuru TV. Nkuko rero dukomeza kubabwira abakunzi bacu, mukomeze mukore subscribe. Ahangaha rero nkuko mubibona turi kumwe n'abavandimwe babiri. Mu by'ukuri nkuko mubibona umwe ni inzobe, undi ntago ari inzobe. Ubwo ngubwo nyine baraza kwibwira, ariko mu by'ukuri ni abantu bakundana cyane, bameze nk'impanga. Niyo mpamvu rero aka kanya twabasuye nyine byatugoye kubageraho, ariko nyine byarangiye tubagezeho. Aha, mwatangira rero mutwibwira, ariko mbere yuko batwibwira kuri kamera hari umukameraman Gad. Turababwira ko kandi imushaka amashusho meza cyangwa se mukeneye amafoto meza mwagana muri Yanu Pictures. Akaba ari bakaba bakora service zo kubafotora, yaba ari mu birori bitandukanye, yaba ari muri anniversaire, yaba ari mu makwe, ndetse no mu bindi bitandukanye. Ushaka amafoto atandukanye rwose barabigukorera, ntacyo bitwaye, ku giciro cyiza cyane. Mubagane babakorere service nziza kandi zinoze. Aha, tudatinze rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu. Aha, mwatangira mutwibwira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aha, mwatangira mutwibwira rero, babita bande? Murakoze cyane, nitwa Nzayituriki Hadija. Murakoze. Aha, mwebwe babita bande? Murakoze, nitwa Mugwaneza Joseline. Mugwaneza Joseline. Ariko rero nge hari akabazo k'amatsiko nyine mbanje kugira, kuko ndabona nyine umwe ni Hajati nkuko nyine bakunze kwivuga, ndi nyine abona nibwo muri ADPR. Ubwo ngubwo muratubwira impamvu byaje kubaho gutyo, kandi mu by'ukuri tubona nyine muri abavandimwe, byaba byaratewe n'iki? Ubwo muratubwira n'impamvu, ko mukundana ibintu byose bigaragara mu bihuza, muratubwira impamvu n'ikintu cy'ibisengere nyine mutagihuje. Birumvikana, urumva umuntu agira amahitamo iyo amaje kuba umuntu mukuru. Ubwo rero urumva nahisemo kuba umusilamukazi, kandi birashoboka ko nimba umuntu ahisemo, ntabwo abantu bahitamo kimwe. Ibyo nahisemo. Twageze kuri Joseline. Nk'uko mubibona, uyu ni umuvandimwe wanjye, nubwo tudasa ariko idubyara mweru na muhemu. Yego, turakunda rero, dukundana ku rwego rushimishije se, cyangwa buri wese byamutera ishema ryo kuba yabayeho nkatwe. Gusa kuba tudahuje amadini, duhuje umutima. Yego, rero nk'uko mubibona, n'umuvandimwe wanjye tubana neza kuri buri kimwe. Hamwe imiryango myinshi bitabanye neza, nabashishikariza kutugeraho tukabwira ibanga dukoresha. Aha, nanjye rero niyo mpamvu nafashe urugendo rurerure cyane, kugira ngo rero ntabwo byanyoroheye. Numvishe inkuru yanyu nyine abantu bavuga ati hari abantu buriya babanye neza. Ndavuga nti natwe nyine nk'icyogajuru, kubera ko icyogajuru murabizi ntaho kigenda mu isanzure, urumva mwebwe kubageraho nyine ntabwo ari ibintu byari bikomeye nyine kubageraho. Aha, ni ukuvuga ngo rero tubwire mu ncamake nyine ukuntu mwabyirutse. Ese ni ibintu mwabyirukanye, cyangwa se ni ibintu byaje wenda mu myaka yanyu nyine y'ubukure? Muratubwira nyine muri rusange ukuntu mu ncamake nyine ukuntu mbere niko mwari mumeze, muri make nyine mutubwire uko bimeze. Murakoze. Turi abana 6 iwacu n'umuhungu umwe. Uko turi nka famiye tubana neza, turafashanya, kandi biba biduteye ishema ko ntawaducishamo ijisho. Yego, tukaba twifuza ko abantu bose babaho muri ubwo buryo bw'amakimbirane cyangwa batavuga rumwe, kuba badusanga tukabashishikariza kuba babaho nk'uko tubaye. Ni ukuri rwose birashimishije cyane. Aha, hanyuma rero Hajati, rwose ndakubona icupa ryiza ry'umukara, rimeze neza rwose. Aha, hanyuma si byarangiriye aho ngaho, mwaje no kugira gutya, muravukana, murakundana, nyine inama zose mukazigirana, noneho ntibyaza kurangirira aho ngaho, birangira munaturanye. Turaturanye kabisa, nta kibazo yagira mfite uko mpagaze, nta kibazo nagira afite uko ahagaze. Tubana neza muri rusange, tubana nk'abavandimwe kuri buri kimwe. Tubana neza nta kibazo, kandi buriya uko byagenda kose umuvandimwe ni ikintu gikomeye cyane. Aha, Joseline rero
mbese nkawe nyine biragaragara byose niwe mukuru, niwe mukuru. Aha, bigenda bite rero kugira ngo wenda nk'iyo hashatse nko kugira wenda nk'umuntu, hari buriya abantu ntabwo ari beza kuko burya hari abantu nyine abona abantu nyine yamvuga ivuga ngo abantu bazira bemereye neza. Nta bantu bagerageje wenda kuba bakwivanga mu mubano wanyu, cyangwa se umuntu akaba yaza akaba yashaka kuzana ibintu byo guteranya. Ese iyo bigenze gutyo, cyangwa se nk'umuntu akaba yashaka nko kuzana ibintu byo kubatandukanya, mu bigenza mute muri icyo kibazo? Ibyo ntibyabura cyane ko abenshi nta nubwo bazi ko tuvukana, ariko niyo hagize uboneka dutandukanye ntabwo tubiha umwanya cyangwa ngo tubyumve, kubera ko urumva umuntu wo hanze ntiyaruta uwo muvukana. Yego uko byagenda kose ntazimenya zidakomanya amahembe, ariko turegerana ibibazo byacu tukabyirangiriza kandi gahunda zigakomeza. Okay. Hajyati rero ngenda akunda kukwita Hajyati kubera yuko buriya n'uvuga ngo Hajyati na Hajya buriya byose ni kimwe, nta kintu bitwaye. bitwaye. Hanyuma rero Hajyati, waba ufite abana bangahe? Se waba ufite umugabo? Yego, mfite abana 3 n'umugabo umwe. N'umugabo umwe. Aha, kuri rwose ni byiza cyane. Hanyuma Joseline? Nanjye mfite abana 3 n'umugabo umwe. Nakubwira ngo twabashije kubyara dukurikiranye, uko dukunda n'uko duturanye niko bimeze. Byacu biragendana. Twese imfura n'abahungu hagakurikiraho abakobwa, uko bakurikirana n'uko bimeze. Aha, noneho rero Hajyati niyo nyine tukomeza kwibandaho. Reka tuguhereho mu kujya kugira ngo wenda umugabo akurambagize cyangwa se mushakane. Mu by'ukuri wabyakiriye ute nyine? Niki cyatumye nyine mbese ugira ikintu cyo kuvuga ati uyu nguyu ndahamya ntashidikanya ko ari uzambera umugabo, kuko bati mvuye mu byanjye abantu ubu nanjye ngiye gushinga urugo. Urabizi yuko muri iki gihe gushinga urugo kw'iki gihe hari abantu, hari imvugo ivuga ngo ingo zose ntabwo zatangijwe na William Merimi, ngo hari n'izatangijwe ngo iwacu barambwiye ngo nsubire iyo niriwe. Ese wowe byaba byaragenze gute? So nta muntu utifuza kubaka, iyo wagejeje igihe cyangwa se wumva Nyagasani yamukugeneye. Nawe buri umuntu mukuru urashishoza, kandi ubundi byose ni igeno rya Allah. Urumva igihe cyari kigeze nawe ari kugiye kumenesha ibanga. Uratubwira mu ncamake nyine, urasa n'unyuraho nyine akantu k'agakerengeshwa, hanyuma utubwire ati byagenze gutya nyine, hanyuma ngiye kubona mbona kwe buratashye nyine. Urumva byose ni Nyagasani ubigena. Igihe cyarageze, mbona umukunzi turakundana. Yego, ni ngombwa ko twubaka. Urumva ko ntabwo nari kuvuga ngo nanze kubaka kandi mbonye umugabo, ntabwo ibyo bishoboka. Ndashimira Imana rero kuko hari benshi aka kanya bifuza kubaka kandi byanze. Ariko se ikintu cyo kuba wenda umusore yaterera ivi umukobwa, wowe hari ikibazo ubibonamo, cyangwa ese nawe umugabo yaba yarabigutereye bimeze bite? Ibyo ngibyo ndabifata buri wese agira amarangamutima ye. Hari ukuba waba umwubashye ukamuterera ivi ntacyo bisabye, ariko ntekereza ko Imana ariyo gupfukamirwa yonyine. Urumva ko rero wa mugani, urumva n'ababikora bagiye babikopera ku mico y'ahandi, kandi mu by'ukuri burya imico yacu iratandukanye. Niyo mpamvu wa mugani uko byagenda kose urumva ko ubagira inama nziza, ariko ku babikora nabo urumva nyine hari igihe bavuga ati uburenganzira bwacu. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo hari iki watubwira kuba buriya nibyo nakwani habaho ibintu bitandukanye kuri ubu ngubu. Hari uvuga iki kuba wenda umukobwa ubwe wenda yabona igihe cyo gushaka kigeze, akabona nta muntu urimo uramwegera, kandi wenda uwo mukobwa afite ubushobozi. Ese uwo mukobwa aramutse agiye kuba wenda yashaka nk'umuhungu akamubwira ati, cyangwa se kuba yakwiteretera uwo bazabana, cyangwa se
kuba yagenda nawe akavuga ati genda ashaka uwo tubana hari icyo ubona byaba bitwaye umukobwa yaba agiye kwiteretera icyo tugomba gukora no kubahiriza umuco mu muco nyarwanda tuzi ko umusore ariwe ujya kurambagiza umukobwa nta mukobwa rero ujya kurambagiza uko byamera kose uricara iwanyu umusore akagutereta wanabona bitavamo ukamuhakanira ariko akenshi turangwa n'imico iyo ufite imico myiza niho abaranga baturuka ese n'ukuzi niyo mpamvu ashobora kukurangira undi muntu yego nkaba mvuga rero ku bakobwa wenda bakuriye iwabo batarabona abagabo si uko abagabo babuze si n'uko bitashoboka kuba yararambagijwe ahubwo rya terambere twita nka viziyo niryo riri kwica abantu mu mutwe yego tuvuye uyu munsi umukobwa akaba yabaga ari iwabo atuje afite ibyo agomba gukora bimureba ariko rya terambere yibereye kuri WhatsApp yibereye muri style ziriho yego harimo mbese aragendana n'ibigezweho njyaka kandi nshaka kundambagiza uvuga ati hari Joseline ngomba kumurambagiza kubera ari umwadeperi nasanga umuvandimwe wanjye asutse direde cyangwa yambariye high waist avuga ngo iyo ni viziyo ugasanga wenda rero nkunze kuko ndi umunatirere ariko nahindutse akenshi iyo myumvire nayo iri kudindiza inkundo twagiye agapfundikiye gatera amatsiko ni ukuvuga ngo hari buriya rero bajya bavanga iby'urukundo n'amayobera hari ukuntu wenda ushaka kuba ufite nk'umuntu wenda mwakundanye hanyuma mwamara gukundana ibihe bigahinduka ukaza kwibonera undi mukundana wa undi nyine bigasa naho byanze ese mu by'ukuri cyangwa se bakunda kubita ngo ni aba ex niko njya numva nyine mu byo bigezweho kera sinzi nimba barabagaho ese byigeze wenda kuba byakubaho ko wenda hari nk'umuntu wenda mwigeze mu gukundana kera hanyuma akavuga ati rwose ati nubwo washatse njye ndumva ngigukunda ese biramutse wenda nk'umuntu byabaho wamugira iyihe nama kandi yubatse kandi n'uwo muhegisi wenyine bakomeza kuvugana Shafi oya ntekereza ko ibyo bintu nawe ubwawe utabigizemo uruhare bidashoboka kuko urugero nkatwe ndabyibuka kera nkigera i Kigali hari ukuntu nyine iyo umuntu akiri umukobwa hewana haba harimo itandukaniro cyane no kuba bari mu mama najyaga njya mu rugo nambaye wenda ijipo irenzeho ku mavi gato kuko n'abamusiramukazi mbaye umudamu nagera mu rugo nyihinguka mama akingubita amaso akiruka ajya gushaka igitenge mwana wakira atagira n'umuturanyi kubona ubwo hagati aho rero nakuze numva ko ikintu cyo kwambara ibintu bigufi ntabwo ari byiza ntabwo byigeze bimbamo ntabwo ari ibintu byambayemo n'umusore wa mbere twabashije gukundana Max wa mbere twabashije gukundana bwa mbere niga gukunda yarambwiraga ngo amakabutura arambera arambwira aya nkundira kwambara gusa n'uko byakunda kuko yambonyeho rimwe nambaye ikabutura arambwira uko duhuye wambara ikabutura nawe ariko nawe umubiri bamba namubereye bamba ndamubwira ni reka mubwire ntuzigera wongera kumbona nambaye ukundi nambaye uzongera kumbona na rimwe ubwo nahise mfata icyemezo nangira kwambara imyenda miremire amakanzu ntabwo nongeye kwambara ikintu kigufi yego ubwo rero ntabwo nigeze nkunda ibintu bigufi rero niyo mpamvu niyo mbonye rwose umuntu utiyanitse wikwiza birambangamira kuko yaba ari amahitamo wenda n'umugabo ari kumwemerera ariko ntabwo biriya bintu wabishyigikira umudamu n'uwambaye akikwiza mwabadamu mwe mujye mwambara mwikwize ni ukuri pe abadamu duhura n'ibibazo byinshi bikomeye hari ukuntu ugera no mu muhanda ugasanga rwose ugize ikibazo gitunguranye wareba uko wambaye wareba nawe ukomeza ukumva rwose isoni zirakwishe ni byiza rero kwambara tukikwiza wowe wikwije ugaragara neza kandi iyo wikwije ugaragara nk'umubyeyi wihesheje agaciro cyane rwose kandi utakihaye nawe akagora utihesheje agaciro ntawakagwa hanyuma rero Joseline muri iyi minsi haganira n'abavandimwe hano babiri abavandimwe bakundana rwose bameze nk'impanga n'umwe umwe ari igikara undi ari inzobe uko mubibona niko bimeze ariko barakundana cyane rwose ni ibintu byatumye nanjye mbasha kuba nashaka uburyo nabageraho kugira ngo tubashe kuba twaganira
hanyuma rero kuri iki gihe ni ukuvuga ngo hari buriya no kuvuga ngo hari ikintu bakunze kuvuga ngo utarazize inarashatse yazize inarabyaye. Hari igihe twabonye ku kintu cyerekeranye no kubaka urugo nyine mwashakanye nyine urumva akakubera ikibazo, ushaka kumubera ikibazo cyangwa se nawe akakubera ikibazo. Noneho muravuga iki wenda nko ku burere bw'abana? Kuri iki gihe ntabwo byoroshye, umugore acaha n'umugabo agacaha mu gihe mbere atari ko byari bimeze. Wenda umugore ari wafataga inshingano zo kurera abana ku buryo niyo wenda yego iyo umwana yakoraga neza byitirirwaga se yakora nawe ukavuga ngo ni uwa nyina. Ariko se wenda muri iyi minsi ku kintu kijyanye n'uburere bw'abana mukibona mute? Ese mubona hari ibyahindutse bigereranyije na mbere? Ndahera kuri wewe Hajati. Shafi nibyo ntabwo byoroshye muri iyi minsi rwose. Iyo biba byiza mugomba gufatanya kuko buriya ntabwo umugore yagira inshingano bafata arimo ngo byemere neza. Mwese mugomba gufatanya. Muri iyi minsi ntabwo byoroshye, muri ibihe turimo byarakomeye. Akanya ntabwo nafata inshingano zo kuvuga ngo ndareba abana njyenyine. Tugomba gufatanya kuko twese abana ni abacu. Hanyuma kuri Joseline we wakitubwiraho iki ku kintu kijyanye n'uburere bw'abana muri iyi minsi? Ese ni ibiki bikwiye gukosorwa? Ese ubona kuko hari n'ababyeyi bavuga atarega abana baratunaniye, ariko mu by'ukuri kandi wenda hari aho byagakwiye kugira igaruriro. Ese wowe ubona ari iki cyakorwa kugira ngo n'abana nyine bagire uburere bwiza, bazakurane nyine umuco mwiza? Murakoze, nicyo twakomojeho. Ndakeka ntabwo waba utabanye neza n'umutware ngo abana aribo bagira uburere. Uburere buba bugomba guturuka muri urwo rugo. Turi famiye. Niba uyu munsi dushaka kuryama tudasenze, ntabwo umwana ibyo bintu azabikora kuko ntaho abibona. Niba umwana azabona mama yasohotse yambaye ubusa, nawe agomba kwambara ubusa kuko arabona ari wo muco uri mu rugo. Uburere rero bwagakomotse kuri mwembi muri kumwe, cyane ko abana uburere buturuka ku myitwarire y'ababyeyi. Ntabwo umwana azakura abona iwabo basenga ngo areke gusenga. Ntabwo azakura abona mama we akora isuku. Reka nk'urugero rwa hafi, nkanjye ndi umuntu ukunda kuoroganiza utuntu iwanjye. Mfite umwana mutoya rero ari we umuhererezi, aracyari umwana, ariko njya musanga mu cyumba ari kwegeranya utuntu akambaza mama nkusasire kubera iki? Azi ko ibyo bintu nkunda kubikora. Uburere rero abana baba bagomba kubukomora ku babyeyi, kuko niba ingo zitabanye neza abana ntaho uburere buri. Urumva uyu munsi niba ntabanye neza n'umugabo agataha mwuka umushiha mwuka inabi, abana bari kubyumva. Umwana nunamuvugisha aravuga ati washwanye na papa, nawe ntari bunakumve kubera iki? Yabonye ko nta mwuka mwiza uri mu rugo. Uburere rero bwagaturutse ku myitwarire y'ababyeyi, ari nabyo bavuga ngo ni gakondo. Yego, urumva afite impamvu. Niba mama ari umusinzi cyo yiyambarira ubusa, umwana naravuga ubundi se ko mama byambara, nawe ubwo biraba ari ubu. Rero abana bakadukurikije imico, tukagira n'umwanya wo kwicara tukabaganiriza, ukagira umwanya wo kuba uri kumwe n'umwana, ukamwumvisha ikidakenewe mu buzima, ukamwereka igikenewe cyangwa ikigezweho. Yego, rero abana nibyo twakomoje ya viziyo. Umubyeyi arambara ubusa akigira uko atari ngo ari muri viziyo, ariko ari uburere bubi umwana. Ingaruka ziza ku mwana. Yego, ntabwo nzaba nambaye ubusa ngo Diane mushishikarize kwambara neza. Yego, ntabwo uzazi iwanjye ngo mpishe ibiryo cyangwa se nkuheze hanze Diane mu rugo rwe azakira uwo muntu. Ni ibintu bidashoboka. Uburere rero abana badukomoraho. Yego, iyi viziyo navuga ngo niyo iri kwica imirerere. Yego, umwana niba atambuka ku muhanda akabona umuntu ungana nka mama yambaye ubusa, ni gute mama we aramubuza guhaha ako kenda abona n'ungana na mama we yakambaye? Yego, imyitwarire mibi cyangwa se uburere butari ku rwego rushimishije akenshi tubigiramo uruhare. Dukomeje rero kuganira n'abavandimwe babiri. Buri muntu wese rero buriya agira akantu kaba kamubayeho nyine gasekeje, cyangwa se na n'ubu ngubu yibuka bati
hariya rwose nanjye ibintu nakoze ati ntabwo byoroshye. Aha turahera kuri Hajati ni akahe kantu kaba karakubayeho nyine gasekeje n'ubu ngubu wakumva kabisa ukavate ahangaha noneho ati nirurangiza rwose ati ntabyibuka nkumva ndasetse. uyu muvandimwe nk'uko mubibona twabanye kuva kera mu buto twarakuranye rero anagishaka navuga ko ari njye wamwaritse bimwe bimwe byo kwarika umugeni njye wamubaye hafi. Rero abyara n'umwana wa mbere twarabanye nari nyiri umukobwa nari narashaka. Igihe kimwe njya gusenga icyo gihe hari ku cyumweru urumva hari nkiri umukobwa nyura ahantu ku mukobwa w'inshuti yanjye ariko nari najyanye umwana we mukuru twagendanye ariko nibwo arakiga ko yari afite nk'imyaka 3 ndabyibuka. Noneho turaza tugeze mu rugo yari afite 2 n'igice yari 2 n'igice ataramenya kuvuga neza aho ngaho. Ubwo umwana turagiye mu rusengero twe dusohotse saa 6 n'igice duca ahantu twageze mu rugo saa 8. Tuhageze ubwo tugeze nyine mu rugo ari we kuri umuvandimwe ariko mana we kubera iki watinze mwaciye he byagenze gute? Diye yitwa Diyeme. Diye ngwino umbwira ukuntu byagenze. Ma tuzi ukuntu byagenze atereka nze nkwereke ukuntu byagenze. Yateye namwe ngagenda gutya ngo mpamvu byagendaga gutya. Kakani yamwibutse ndaseka cyane. Narababajije kubera iki aya masaha wari ukiri kumwe n'umwana hehe mwaciye mbona ntashaka kuvuga urumva yari yakosheje. Negera umwana nti mwaciye he byagenze gute? Umwana atera intambwe akajya agendaga gutya ma byagenze gutya. Ako kana yibutse karatse cyane ndanamukunda cyane Diyeme. Umwana nareza akiri muto kandi arubaha. Yego twageze kuri Joseline nakaye kantu karakubayeho ku buryo n'izi saha nyine ufite uri umubyeyi uri umumama wubatse ubutaka akantu kabisa ati kari gashekeje mu by'ukuri. Ikintu cya mbere cyanshimishije ngiye mu buzima bwanjye mwite sinari nzi icyo nzabyara ariko nafashe n'igihe cyo gusenga njya ngo Mana uzamfashe manza umuhungu koko ngiye kubyara mbona byaye umuhungu. Imana yumva isengesho ryawe. Yego ruvuga ngo nabyaye umuhungu koko mbishaka kandi n'uwo mwana wanjye ndamukunda. Mfite abana 3 ariko uri umubyeyi niwe uzi uko afata abana. Ikindi cyongeye kunshimisha kurushaho mbyaye nahise mukurikiza umukobwa bimbera akarusho kurushaho. Rero ni igitangaza ko wifuza ikintu kikagenda uko ubyifuza. Yego ese nk'iyo uri kumwe mu bana bawe n'uyu mwana ukunda kugushimisha ku buryo abaye atari bugufi yawe nyine wumva ufite ikibazo? Mu buzima busanzwe njye nikundira abana. Nta kintu kindutira abana. Iba umubyeyi ashobora kujya mu bundi buzima ngo yataye abana. Iba umubyeyi ashobora kuvuga ngo abana hari aho yabajyanye no kurya sinabishobora. Uyu munsi wa none mfite umwana w'imyaka 7 ukurikira uwa 11 ari we Diyeme. Sinshaka gutuma yambuka kaburimbo. Bavuga umwana wanjye agize ikibazo. Umwana wanjye nkunda abana banjye iyo ndi kumwe nabo nibwo buzima niyo enjoy. Tugamye ku musozo w'ikiganiro rero twagiranye n'abavandimwe babiri Joseline ndetse na Hajati Devota cyangwa se Hadija. Reka tuvuge gutyo. Ni iyihe nama rero mwagira abantu kuri iki gihe abavandimwe batabanye neza cyangwa se usanga n'ababyeyi nabo ubwabo bagira uruhare mu kugira ngo aho kugira ngo bunga abana babo aho ugasanga barimo barabacamo ibice? Ese ni iyihe nama mwabagira? Twahera kuri wowe Hajati. Yego murakoze. Nta muntu nagira inama yo kubana n'abavandimwe we nabi. Iyo mubanye neza muri abavandimwe rwose bigaragara neza kandi biranabafasha muri rusange birabafasha. Ntabwo wagira ikibazo uzi neza ko ubanye n'umuvandimwe neza akitambikamo nk'iki. Nk'ubu iyo ngize ikibazo wenda urugero kubyara nta wundi muntu ushaka kungendaho abana bose nabyaye uyu niwe tuba turi kumwe yamba hafi urumva mama bari mu ntara uyu muri make ni byose kubera ko urumva aka kanya nimba wenda ugize ikibazo ugiye kwa muganga umugabo bagiye mu kazi aza gusanga ari ku muvandimwe tuba turi kumwe
rero mubaye birababaje kuba waba ufite umuvandimwe ukajya kubwira umuntu wo hanze ngo naguherekeze kwa muganga kandi ufite umuvandimwe. Rero nabagira inama nimba rwose hari n'abavandimwe bari kutureba cyangwa bari kutwumva batabanye neza, ni ukuri gerageza mwisubireho icyo mupfa mu kirebe. Abavandimwe nibo bavumbitse akarenge, fungura amakawe ntakikuritira umuvandimwe inshuti yanjye. Murakoze nk'ibyo. Murakoze cyane, iki kiganiro nakishimiye cyane kuko abadukurikiye sosiyete nyarwanda ibikenewe kugira ngo twungurane ibitekerezo. Njye nshingiye ukuntu mbana neza n'abavandimwe banjye cyangwa n'imiryango rusange, nabishishikariza abandi bantu. Ndaguha urugero rwa mbere, mu minsi yashize hari akabazo nagize ahantu ndi kubaka ikabuye. Uyu muvandimwe isaha nk'iyo guhomba yarangezeho kandi ntiyarabyemerewe. Yarangezeho anzaniye ibyo kurya, ahetse umwana, bisaba gutega mu bintu bitari binakwiriye kangeraho. Ariko kuba tubanye neza ikibazo cyanjye aba ari iki? Nuvuga ngo unyishe nanjye ubunyishe, umwishe ubunyishe. Yagize ikibazo mbese nawe kikugeraho. Yego ninjye ubugifite. Nashishikariza abavandimwe batabanye neza basubukura umubano, aho ikibazo kiri bagikemure. Kubana neza muri abavandimwe ni ibya mbere mu buzima. Turabashimiye rero mwe abari bakurikiye Icyogajuru TV. Murabona ko rwose abavandimwe twabagezeho babanye neza, ngira ngo murabibona. Kandi mu by'ukuri turabona nk'uko babakomeje kubagira inama, turabashishikariza ko namwe mwakomeza kubana neza natwe nk'abavandimwe. Murabona hano kuri Icyogajuru TV rwose urabona ko baragaragara neza cyane. Turabashishikariza rero gukora subscribe, mukora share ndetse mukora na comment kugira ngo ibyiza bikomeze bibagereho. Naho ubutaha, ciao ciao.